Muri Bibiliya hari inkuru z'amayobera nyinshi, ariko iyo yaje itwika umva aka kantu. Kandi bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite imbaraga n'ikuzo byinshi. Yesu yasezeranyije abantu, yabasezeranyije kuza bwa kabiri. Si ubuhamya bw'abantu, ni isezerano ry'Imana ubwayo. Uyu munsi turasesengura iryo sezerano ryo kugaruka kwa Kristo, icyo rivuze, uko rizaba, n'icyo ritwigisha ubu ngubu. Aya ni amayobera matagatifu nk'ibisanzwe. Dukuramo inyigisho nyinshi zihariye zigaragaza ububasha n'ubuhangange bwa Nyagasani. Niba uri mushya hano singusaba amaturo, oya. Icyo ngusaba ni ukubanza ugakora subscribe hano kuri YouTube channel ya Freedom Empire. Ikaze. Isezerano ryo kuza kwa kabiri muri Yohana 14:3 aranditse ati, ni ntaha nkabateguriraho, nzagaruka mbatwaraho ndi. Ni isezerano yitangiye ubwe, ariko mwibuke ko atazatwara mwe mwirirwa mu ngeso mbi, akomuka amenye namwe muhinduke. Ntabwo igihe kizwi n'umuntu n'umwe, ariko ibimenyetso byabaye byinshi: intambara, ibiza, abantu batemera Imana, ubukiranutsi bwarakonje. Ibaze nawe ibi bihamya, ngaho yumvira uko azaza. Mu Byahishuwe 1:7 haranditse hati, dore araje, aje mu bicu, kandi amaso yose azamureba. Uko azaza mu buryo bugaragara, abantu bose bazamubona mu buryo butunguranye. Azaza nk'umujura nijoro, azaza ari umwami, si umugaragu. Atandukanye no kuza kwa mbere. Icyo bizabwira abantu bagiye batandukanye, kubemeye Yesu ni umunsi w'ibyishimo, bazahabwa ubugingo bw'iteka. Ku bataramwemeye ni umunsi w'umuborogo, abazabona uwo banse kandi bazacibwa iteka. Ariko se ubundi wigarutseho, niba umwanga umwangira iki? Hari icyo yagutwaye? Inyigisho ku buzima bwa buri munsi. Ku mubyeyi, shyira abana bawe mu nzira y'Imana mbere y'uwo munsi. Ku bayobozi nabo, mwitegekesha abantu igitugu, kuko hari undi mutegetsi uzaza ubasumba kandi abasumbana n'ubu. Tugomba kubaho dute mbere y'uko agaruka? Dore uko tugomba kubaho: kugira umutima uteguye. Muri Matayo 24:44, ni mube maso, kuko umwana w'umuntu azi igihe mutekereza. Kwirinda gusinzira mu buryo bw'umwuka. Abakristo benshi barasinziriye, barimo inzangano, ubusambanyi, ubugambanyi n'ibindi. Kubaho ubuzima bwo gutegereza n'icyizere. Kora neza utera imbere, ariko utibagiwe aho werekeza. Ntugashyire umutima mu by'isi gusa, bizashira, byose bizaba ubusa. Ibyo mwirirwa mwiratana. Ese niba Kristo yagarutse uyu munsi, aho wahaguruka we cyangwa washiduka? Ukugaruka kwa Kristo si igitekerezo, ni ukuri. Igihe kiratwegereye. Menya ko aguhamagara uyu munsi kugira ngo umwakire, umwitegure, unamukurikire. Yesu azaza nk'umwami, ntabwo azaza nka mwana wavukiye i Betelehemu, aje gutandukanya intungane n'abanyabyaha, intama n'ihene. Niwihugire ku buzima gusa, ahubwo wite ku bugingo. Yesu yaravuze ati, nzagaruka mbajyana aho ndi. Isezerano rya Yesu si amagambo gusa, ni nk'amasezerano y'umubyeyi utaha aturutse mu rugendo. Ubutumwa kirero ku mukobwa watewe inda akibagirana Yesu azagaruka. Si ngombwa ku isi kwima agaciro. Ku murwayi umaze igihe mu buriri yihangane, hari igihe cyo kwibohora no kwakirwa n'umwami. Ku bantu b'abakene bahinduwe abasusugurwa, Imana ntiyibagirwa. Uyu munsi ushobora kuba mubi, ariko umwami aza gutanga ingororano. Azaza mu ikuzo rikomeye. Mu Byahishuwe 1:7 azaza mu bicu, amaso yose azamubona. Azaza atagikubitwa, atagisekwa, ahubwo azaba ari umwami utegeka. Azaza gutandukanya intungane n'abanyabyaha. Yesu yavuze ko azaza nk'umucamanza, utandukanya intama n'impene, abakoze neza n'ababaye ibamba. Inyigisho zirimo twakuramo ibikorwa byawe nibyo bizakwerekana aho ujya. Abantu batandukanye, ku mukristo ujijisha abandi, ariko mwibanga akora ibibi. Imana si ibigaragara, izaca urubanza rutanyeganyezwa. Ku bantu b'intangarugero basenga, bagafasha, batigamba, Yesu azavuga, nimuze barahire baso. Ku mwana wanga kwiga, akirwa mu mihanda. Igihe cyo guhinduka ni iki ngiki. Mube maso, musenge igihe cyose. Ku muntu wababariwe ariko aracyafite inzika, kuri inzika ni kimwe mu bigaragaza ko uhangayikishijwe nijoro. Umusore urimo gusenga ariko ugasinda nijoro, menya ko urukundo rw'Imana ruruta umusanzu wo kwiyoberanya. Ku mugore utekereza guta urugo, menya ko kwihangana kwawe gupimirwa n'Imana itegereje umunsi wo kuguhemba. Dore ubutumwa bw'icyizere n'ubwiyunge. Mu Byahishuwe 20:20 Yesu ati, nukuri ndaza vuba. Inyigisho irimo
ibyiringiro by'abakristo bishingiye ku kugaruka kwe ku bantu bagiye batandukanye. Ku bantu bashatse kureka Imana kubera ibigeragezo, ntugacike intege, Yesu araza. Ku bantu bagiye mu madini y'amahimbano, garukira iryo jambo ritabeshya. Ku bantu bari kure y'itorero ariko bafite umutima ushonje, igihe cyose kiracyaboneka cyo kugaruka. Garukira Imana, garukira aho rero. Kugaruka kwa Kristo ni ishingiro ry'ukwemera kwacu, si inkuru ya Bibiliya gusa, ni icyemezo cy'Imana, ni iherezo ry'uburiganya bw'isi. Yesu ati ndaza vuba, uwumva navuga ati ngwino mwami Yesu. Mwe mwese tugeranye kuri uyu munota ndabashimiye kandi Nyagasani ahaze ibyifuzo byanyu. Ikindi kiganiro nk'iki ngiki naho ubutaha kuri iyi channel ya Freedom Empire. Kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo hatazagira ikiganiro kigucika habe na kimwe. Utange na like ndetse na comment. Usangize iki kiganiro n'abagenzi bawe niba wagikunze. Ndabashimiye. Ciao ciao.